U Rwanda rugiye kubaka uruganda rutunganya ingufu za nucleaire. Ibyo Perezida Paul Kagame na Vladimir Putin w'Uburusiya bemeranyije, ese hari icyo bizahindura cyangwa bizafasha haba ku Rwanda ndetse na Afurika muri rusange? Ese wari uzi ko u Rwanda rushobora kuba rwaba kimwe mu bihugu bya mbere muri Afurika bifite uruganda rwa nucleaire kandi rukoresha ikoranabuhanga rigezweho? Ese bivuze ko amashanyarazi azahinduka cyangwa azagura makeya cyangwa se bizaguma uko bisanzwe? Ese ni umushinga ushobora guhindura ubukungu bw'u Rwanda cyangwa ushobora kuba wateza impungenge? Kuki ubundi Uburusiya bwahisemo gukorana n'u Rwanda umushinga nk'uyu? Muri iyi nkuru tugiye gusobanura buri kimwe cyose, uko aya masezerano yasinywe, icyo abaturage bagomba kuyamenyaho, ndetse no kuba ino nkuru irimo iravugisha isi yose kugeza akanya. Hano kugera ku musozo ko byinshi ushobora gusanga utari uzi kuri izo ngufu za nucleaire ndetse n'ingaruka ziba zagira. U Rwanda n'Uburusiya mu mushinga muremure w'ingufu za nucleaire. Mu minsi ishize u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Uburusiya byashyize umukono ku masezerano ku nyandiko ngenderwaho igamije guteza imbere umushinga w'ingufu za nucleaire hakoreshejwe ikoranabuhanga rizwi ku izina rya Small Modular Reactors (SMR). Amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda n'Uburusiya akaba yarasinywe n'urwego rw'igihugu rushinzwe ibyerekeye n'ingufu za nucleaire ruzwi ku izina rya Rwanda Atomic Energy Board (RAEB) na sosiyete y'Uburusiya izwi ku izina rya Rosatom, rimwe muri sosiyete zikomeye ku isi cyangwa se imwe muri kampani zikomeye ku isi ibyerekeye no gutunganya ingufu za nucleaire. Aya masezerano ntabwo asobanura ko uruganda rugiye guhita rwubakwa aka kanya, ahubwo ni intambwe ya mbere yo gutegura umushinga ushobora kuzubakwa mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere, mbere y'uko babanza kuba bakora inyigo cyangwa se kuba babona ubushobozi ndetse no gutegura ibyangombwa bemera kuba batangiza uru ruganda. Ese SMR Small Modular Reactors ni iki? Small Modular Reactors ni uruganda ruto rwa nucleaire rugenewe gutunganya amashanyarazi mu buryo bugezweho, aho rutandukanye n'inganda nini zo rwubakwa ku hantu hatoya kandi rukubakwa mu gihe gitoya, rugasaba ubutaka buto kandi rukagira uburyo bwinshi bwo kwirinda impanuka. Ni ikoranabuhanga ibihugu byinshi biri gushoramo imari kuko rifasha gutanga amashanyarazi ahoraho adaterwa n'uko izuba ryavuye cyangwa se umuyaga utabonetse nk'izindi mbaraga zisanzwe zikoresha. Ese kuki u Rwanda rwahisemo gukoresha ingufu za nucleaire? U Rwanda rukomeje kwagura inganda nyinshi, ibikorwa remezo ndetse n'ikoranabuhanga rigiye ritandukanye. Byose bisaba amashanyarazi menshi kandi adahagarara. Leta ivuga ko ingufu za nucleaire zishobora kongera amashanyarazi igihugu cyakenera, gufasha inganda gukora neza, kugabanya ibikomoka kuri peteroli dore ko muri ino minsi byanuriye cyane, gushyigikira gahunda yo kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Ibi rero bizagenda bite mu gihe yuko urwo ruganda ruzaba rumaze kubaka? Hari intambwe nyinshi zizabanza gukorwa, harimo kubaka uruganda, gukora inyigo ndetse n'ibidukikije n'umutekano, guhugura abanyarwanda bazakora muri urwo rwego cyangwa se muri urwo ruganda rutunganya ibyerekeye n'izi ngufu za nucleaire, gutegura amategeko agenga ingufu za nucleaire, gushaka amafaranga yo kubaka n'umushinga kuko ni umushinga umwe mu mishinga ihenze cyane. Ibyo byose bishobora gufata imyaka myinshi mbere y'uko iyo mirimo itangira cyangwa se itangira kubakwa. Ese ubundi izi mbaraga za nucleaire umutekano wazo ku buryo bitazatugiraho ingaruka twe nk'abanyarwanda ni uwuhe? Ni ikibazo abantu benshi bibaza. Abahanga bavuga ko SMR zubatswe neza kandi zifite uburyo bwizewe bwo kurinda impanuka, ariko abandi bandi bakaba bavuga ati bigomba gukurikiranwa cyangwa se umutekano wabo ugomba gukurikiranwa mu buryo bw'igihe kinini kuko izi ngufu za nucleaire zisaba ubunyamwuga bukomeye. Ese abaturage bazabona izihe nyungu? Umushinga uramutse ugenze neza cyangwa se ukaba watangiye gukorwa, ushobora kuba wakongera amashanyarazi mu gihugu, gukora ishoramari rishya, gutanga imirimo mishya, guteza imbere ubushakashatsi ndetse n'ikoranabuhanga, kongera ubukungu bw'u Rwanda mu gihe kirekire. Hari n'ibindi bihugu byo muri Afurika se bifite za nucleaire. Kugeza ubu Afurika y'Epfo nicyo gihugu cyonyine gifite ingufu za nucleaire kibasha kuba cyazitunganya dore ko aricyo gifite uruganda. Ibindi bihugu nka Misiri, Ghana na Kenya byo biracyari gutegura iyi mishinga, kugeza n'ubu ntabwo birakora. Ndetse uyu mushinga nuramutse ugeze ku ntego yawo, u Rwanda ruzaba rwinjiye mu bihugu bya mbere mu isi ndetse no muri Afurika bifite izi mbaraga cyangwa zikoresha ikoranabuhanga rya SMR. Aya masezerano ni intambwe ikomeye ku rugendo rw'u Rwanda rwo gushaka ingufu zihagije mu gushyigikira iterambere, ariko ni ingenzi kuzirikana ko nta ruganda rwa nucleaire ruratangira kubakwa kugeza ubu. Haracyabanza gukorwa inyigo, imyiteguro ndetse n'ibyemezo byose bigisabwa kugira ngo byuzuzwe uruganda rube rwatangira kubaho. Iyi nkuru ni imwe mu zikurikiranwe cyane muri ino minsi kuko ishobora kugira uruhare rukomeye mu buryo u Rwanda ruzibonamo amashanyarazi cyangwa se bizafasha u Rwanda haba gukemura ibibazo by'amashanyarazi ndetse no mu iterambere n'ubukungu bw'igihugu cyacu.